turashimira Imana ko yatwihereye roho wayo maze tukaba tuganje muri kiliziya yowe na Roho Mutagatifu. Ubwo benshi bibwiraga ko ubutumwa Yezu Kristu yatangije bugomba gushyirwaho akadomo n'urupfu ndetse n'iterabwoba ry'abantu ubwo bamwicaga, kiliziya yakomeje kwamamara ikomejwe na Roho Mutagatifu Yezu Kristu yahaye abigishwa be, ndetse n'uyu munsi wa none uwo Roho w'Imana akaba ari ukomeje gukomeza kiliziya ye binyuze mu masakramentu matagatifu n'ingabire aha buri wese muri kiliziya kugira ngo yamamaze kandi atangaze ingoma y'Imana mu bantu. Bavandimwe, twibukiranye neza ibyabanjirije uyu munsi mukuru wa Pentecost. Mbere yuko Yezu Kristu asubira mu ijuru ndetse mbere yuko isezerano yabasezeranyije ryuzuzwa kuri uyu munsi ku munsi wa 50, turibuka ko Yezu Kristu abo yari yaratoye maze kugera mu bihe bikomeye igihe yafatwaga ndetse akicwa. Abigishwa hari byinshi byabaranze, ariko ibyabaranze bimwe muri byo, icya mbere ni ubwoba, aho hagiye habaho kwihakana uwo bakunze bamwe muri bo, abandi bakwira imishwaro kubera ubwoba. Habayeho gutatana, buri wese agenda ukwe aho amariye gupfa, ndetse benshi bashaka kwisubira mu byo bahozemo bumva ko nta cyizere kigihari. Habeho gutakaza icyizere, amizero muri bo yose yari yayoyotse yarangiye. Habayeho kwirwanirira buri wese uko ashoboye. Ibyo ni ibihe byaranze bya bihe Yezu Kristu yaramaze kwicwa, ari nabyo akenshi bikunda kuranga abantu iyo tugiye tukagarukira ku rwego rw'uko twiyoboye twebwe ubwacu dutebewe na Roho w'Imana, tugashyira amizero yacu mu ngoma runaka cyangwa mu bubasha runaka cyangwa mu mbaraga zacu bwite, kuko ibyo byose birangizwa n'imbaraga z'isi, aho umuntu ashobora kwicwa, aho ingoma ishobora guhirimwa, aho ibintu runaka byose bishobora kurangira. Birangira abantu batatanye, abantu bagiye mu bwoba, abantu birwaniriye, ibintu byose birangiranye n'igihe runaka, kubera ko bitarimo Roho w'Imana byose birangirana n'igihe nyine, birangirana n'isi, kuko biba ari iby'isi. Iby'umubiri byose birangirana n'isi, niyo mpamvu tudakwiye kuyoborwa nawo. Ariko Yezu Kristu nyine ahamariye kuzuka, yakoze iyo ni ikindi gice cya kabiri. Yezu amaze kuzuka yakoze undi murimo wo guhumuriza abiyereka, abahuriza hamwe kuko bari batatanye, maze abaha isezerano ry'uko ubwo agiye gusubira kwa se azabohereza umuvugizi Roho Mutagatifu, akabasobanurira ibyo, akabumvisha ibyo yabigishije byose, ndetse akanababwira n'ibyo atababwiye. Uwo Roho nyir'ukuri ari uzatuma babasha kuba abagabo, bakamubera abahamya. Bavandimwe, Yezu Kristu yahurije abigishwa be hamwe, ariko kugeza kirya gihe Roho Mutagatifu atari yaza, ntabwo yabohereje ngo bagende basohoke, kuko bari bagifite ubwoba. Yaruhurije hamwe, arabahugura, arabakusanya, arabigisha, abibutsa isezerano, ariko arabwira ngo mutegereze Roho Mutagatifu aze, kugira ngo muzambere abagabo, muzambere abahamya kugeza ku mpera z'isi. Habayeho mwiteguro kwitegura kwakira Roho Mutagatifu. Hari iby'ingenzi dusabwa kugira ngo turusheho kwakira Roho w'Imana.
ngo bose bari bateraniye hamwe bategereje, bari hamwe kandi basenga. Bavandimwe, Roho Mutagatifu kugira ngo turusheho kumwakira, birakwiye ko twebwe abakristo tugomba kuba turi hamwe duhuje umutima kandi twunze ubumwe mu isengesho nk'abana b'Imana. Ni ibintu by'ingenzi bikomeye cyane, kubera ko Roho Mutagatifu igihe aje, igihe tumaze kumwakira, igihe duhujwe na rwa rukundo akatwumbira hamwe, niyo habayeho gutatana kuzabaho, ariko ntabwo kuzaba gutatana ngo kwa kundi kwa mbere ko bari bayobowe n'umubiri n'ubwoba. Gutatana kuzaba ariko ntabwo bazatana. Kristo Yesu akuzwe. Ngo umunsi wa Pentekoste rero uragera, bose bakaba bateraniye hamwe, ngo maze umuriro umeze nk'inkubi y'umuyaga uramanuka, umanukira aho bari, ngo maze ngo imeze nk'urumuri, nk'umuriro, bigaragara ku mutwe cyangwa kuri buri wese, watangira kuvuga mu ndimi zitandukanye. Roho Mutagatifu aramanukira. Ni ibyishimo bikomeye rero kuri buri wese, kuri twebwe abakiriye Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu bamaze kumwakira, ngo buri wese wari aho ngaho yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite, nubwo bari baturutse mu bihugu bitandukanye nk'uko twabyumvise, mu bice bitandukanye, mu moko atandukanye, ariko buri wese yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite. Kristo Yesu akuzwe. Birakwiye ngo tuzirikane ku ngabire Roho Mutagatifu atanga. Mbere na mbere ni ingabire twumvise, ni ingabire y'ubwumvikane bushingiye kuri rwa rukundo. Ingabire y'urukundo itera ubwumvikane. Gucikamwe ibice bavandimwe, ya mu miryango yacu, kutavuga rumwe ni ikimenyetso cy'uko Sekibi aba yatangiye kubiba amacakubiri mu bantu, cy'uko Sekibi aba yatangiye kwinjirira urukundo rwacu. Iyo umugabo n'umugore batangiye gushwana, iyo abana n'ababyeyi batangiye gushwana, iyo abantu mu muryango remezo batangiye kutumvikana, iyo abantu muri kiliziya, mu sosiyete yacu dutangiye gushwana, kutumvikana, ni ikimenyetso cy'uko Sekibi aba yatangiye kutuvangira, kuko akazi ke ari ukuducamwa ibice. Ariko umurimo wa Roho Mutagatifu, umurimo wa Yezu Kristo, ni ukudukusanyiriza hamwe, ni ukutubumbira hamwe kugira ngo tubashe kuvuga, umwe yumva undi, umwe yakira undi. Ntabwo ari ukuvuga ko twese tuvuga ururimi rumwe mu za ndimi tuvuga ngo mu bihugu bitandukanye, oya, ahubwo ni uko umutima wacu uba uhuye, ururimi umuntu avuze undi akamwumva. Iyo nta Roho Mutagatifu uhari, umugore arataka, umugabo aho gutabara akumva arabangamiwe. Umugabo yataka, umugore aho gutabara akumva arabangamiwe. Umwana yarira, umubyeyi aho kumuhoza agacyaha. Aho ngaho ni hahandi hatarimo Roho Mutagatifu. Ariko aho Roho Mutagatifu ari, yaba imvugo y'amarira, yaba imvugo y'iby'iseko, yaba imvugo y'indoro, buri mvugo yose igira ikivuze kandi igahamagara umukunzi ngo gwino utabare, ngo gwino ndahari, undi nawe akavuga ngo karame ndahari kandi kumwe nawe. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Icyama ngo tugire imvugo ya Roho Mutagatifu. Icyama ngo tugire imvugo ya Roho Mutagatifu, atari ya mvugo ya yindi yo kuri Babel, wa munara, wa wundi ya mvugo ishingiye ku kwiyemera, aho buri wese cyangwa se abantu bashatse kureshya n'Imana no kumva ko bagomba kubaka kugeza aho bageze bayigezeho bagatangira, ariko imvugo yabo ikaza gusobana. Imvugo ishingiye ku bwirasi rero, iyo ngiyeho buri wese yumva ko ntawe ugomba kunsuzugura, ngomba kwihagararaho, iyo ntabwo ari imvugo ya Roho Mutagatifu. Muri Roho Mutagatifu buri wese aravuga, undi akamwumva. Kabona naho twaba tutumvikanye cyangwa se ibitekerezo byacu bitandukanye. Ku bitekerezo bitandukanye ntabwo bivuga kudashyira hamwe, kubera ko bari abantu aho bari
bari batandukanye, ariko buri wese yumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite. Ni ingabire ya Roho Mutagatifu, ingabire ya Roho Mutagatifu. Muri Roho Mutagatifu hazabaho gutatana, kubera ko nk'uko tuzakomeza kubyumva, abigishwa ba Yezu Kristo bamaze kwakira Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu bamamaza ubwoba maze batangira kwigisha. Muzumva Petero wari wahakanye Yezu muri cya gihe yarakiyobowe n'ubwoba, noneho avuga ashize amanga. Iminsi izakurikira iki cyumweru tuzumva ahamiriza abamwumvaga bose ko Kristo ari muzima, yigisha kandi ahugura. Roho Mutagatifu rero wamwakiriye ntabwo arangwa n'ubwoba, ahubwo avuga ashize amanga. Ibyo bizatuma abigishwa ndetse baza gutatana, kuvuga ngo muri Roho Mutagatifu kabone naho habaho gutatana, ariko ntabwo habaho gutana. Kristo Yezu akuzwe. Hari benshi usanga bavuga ngo ingo z'iki gihe zirasenyuka kubera ko umugabo yagiye gukora kure. Nibyo, ntago usanga nyine abantu kudahura kenshi biteza ikibazo, ariko abunze ubumwe, abayobowe na Roho Mutagatifu, kabone naho yajya kuba atari kumwe n'undi, aho ari n'ubundi aba ari kumwe nawe. Ariko hari igihe umuntu bamuha akazi akamubwira ngo yewe none tugiye kuguha akazi ka kure, akumva ni amahirwe agize, noneho ndamukize, noneho ngiye kuzajyaho nzajya nkora ibyo adashobora kubona, noneho mbonye amahirwe yo kuzajya nkora ibyo nishakiye. Hakaba uvuga ngo noneho ngize amahirwe yo kujya aho umuntu adashobora kumbona. Oya, abubakiye kuri Roho Mutagatifu kabone naho baba batari kumwe, ariko ntago batatanye, baba batatanye, cyangwa se habaho gutana cyangwa se gucikamwe ibice, kubera ko n'abigishwa ba Yezu Kristo Kiliziya izakwirakwira, kubera ko habaho gutotezwa. Umwe akagenda ukwe, undi akagenda ukwe, ariko buri wese akagenda ahameze ko Kristo ari muzima. Ndetse ku ndunduro ya byose bakajya bongera bakagaruka kuvuga ibyishimo bakomora mu itotezwa bagize kubera imbaraga za Roho Mutagatifu. Icyampa rero uyu munsi wa none ngo twemerere Roho w'Imana atwigarurire. Icyampa ngo twemere kumwakira Roho w'urukundo atwigarurire, maze buri wese abashe kuvuga imvugo yumvikana, imvugo y'urukundo, nka ya yindi y'umubyeyi n'umwana. Iyo mvugo nihuza umubyeyi n'umwana, wa mwana ukiri muto utabasha kuvuga, ariko umubyeyi yamureba, umwana wanjye ararwaye, umubyeyi yamureba, umwana wanjye arishimye, umubyeyi yamureba akamenya ko ashonje. Iyo communication, iyo mvugo iri hagati yabo bakundana gutyo, iyo mvugo niyo Roho Mutagatifu aduha natwe nk'abakristo. Icyampa ngo buri wese akomeze yagura umutima we, maze arusheho kumvira Roho w'Imana. Nituyoborwa na Roho w'Imana nibwo tuzaba koko abana b'Imana. Bavandimwe, nimureke tureke kwirwanirira muri iki gihe turimo, ahubwo tureke Roho wa Nyagasani aturwanirire. Nimureke tureke kwiyobora ngo tuyoborwe n'umubiri muri ibi bihe turimo, tugende uko umubiri ubyifuza, ahubwo tureke Roho w'Imana atwigarurire maze tumwumvire. Kubera ko kumwumva byo atubwira, atuvugisha kenshi. Kumwumva ntibihagije, ahubwo birakwiye ko tunamwumvira. Igihe cyose muvandimwe ugiye kugira icyo ukora, byanze bikunze hari ijwi rivuga, hari amajwi abiri aturwaniramo. Ese nkora iki cyangwa nkireke? Ayo majwi iryo jwi rikuvugiramo ntabwo riboneshwa n'amaso, riba riri muri wa muyaga twumvise umuntu adashobora kubonesha amaso, ariko ushobora kubona uhuha igiti ukacyerekeza impande n'impande. Natwe rero igihe cyose twumviye Roho w'Imana, tukumva ijwi rya Roho Mutagatifu tuvugiramo, bazabona dukora ibyo dukora, ariko ntabwo umuntu azamenya ikintunze icyo ari cyo, kubera ko untunze n'unyoboye azaba azwi nanjye n'Imana yanjye.
ntawe ushobora guhagarika uyobowe na Roho Mutagatifu. Ariko uyobowe n'umubiri ni hahandi ubona umubyeyi ataha mu rugo rwe agataha afite ipfunwe. Ibyo icyagomba gutunga urugo nakirangije, umugabo agataha mu bana afite ipfunwe. Roho w'Imana atanga ubwisanzure ku isi kose, agatanga ubwisanzure mu miryango. Ariko uyobowe n'umubiri nta bwisanzure buhari. Bavandimwe, icyama ngo buri wese yakire Roho Mutagatifu. Umubyeyi uyobowe na Roho w'Imana ataha mu rugo rwe ataha yivuga, ataha yivuga ibigwi, ataha yishimye, ataha yumva ajya mube. Ariko uwagize ibyo yangiza kubera umubiri ataha afite ipfunwe, ntabashe kugira icyo avuga, akabura ijambo mube, akabura ijambo mu bana, akabura ijambo mu bandi, kubera ko ari mu mafuti, ari mu cyaha, mu bucakara. Ariko uwakira Roho w'Imana, umwana muto yahanura umubyeyi, ariko umugabo n'umubyeyi udafite roho abura icyo avuga imbere y'umwana we, kandi umwana w'igitambambuga. Icyama ngo twemerere Roho w'Imana twigarurire, tugire ijabo n'ijambo mu bacu, tugire ijabo n'ijambo duhabwa na jambo, tugire ijabo n'ijambo mu batamuzi, tugire umwanya duhabwa n'Imana, atari ibyubahiro dushaka kwiyubakira twebwe ubwacu kubera umubiri n'iby'isi irwanirira. Bavandimwe, dusabe Nyagasani, ubwo Kiliziya yacu ibeshejweho n'amasakaramentu, amasakaramentu yacu kenshi nyine tubona ibimenyetso, ariko muri bya bimenyetso Roho Mutagatifu dukomerezwa na Roho Mutagatifu, cyangwa se bikorwa na Roho Mutagatifu, byose kurizizwa muri Roho Mutagatifu muri Kiliziya. Ya bimenyetso tubona muri batisimu, ya bimenyetso dukubona mu gukomezwa, ya bimenyetso tubona mu masakaramentu atandukanye muri Kiliziya, byose bikorwa muri Roho Mutagatifu. Kandi naho tugana hose n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose tubwirizwa na Roho Mutagatifu. Mureke dusabire bavana mu gitambo cy'Ukarisiya, dusabire ingabire yo kumwumva no kumwumvira, tumwemere atwiyoborere muri byose, kubera ko akenshi turamwumva ariko kumwumvira bikatugora, kubera ubwoba, kubera kwihagararaho, kubera gutinya abantu, kubera gutinya kugira ibyo duhomba, kubera gutinya kugira ibyo dutakaza. Ariko nimureke tumwakire, dutinyuke, kandi twamamaze Kristo dushize amanga, bityo tube abagabo n'abahamya b'ivanjiri kuva uyu munsi kugeza ku ndunduro y'ibihe. Ngwino Roho Mutagatifu, wohereze Roho wawe, byose bishya bizabone guhinduka. Dusabe Mana yamenyesha kwemera Roho Mutagatifu, tugasaba kubwirizwa nawe, ukunda ibitunganye no kubonerwa nawe iteka, bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavandimwe, mpago twamaze kwemera kwacu, ndemera kwe Imana hari imwe.